Ndagusuhuje cyane wowe unkurikiye. Uyu munsi reka turebe impamvu intambara ya Isirayeli na Palestina idashira. Icya mbere ni ukuvuga ngo bombi bifuza ubutaka bumwe, nta n'umwe wemera gusangira Yerusalemu cyangwa Gaza n'undi. Buri ruhande rwumva rufite impamvu yo kwitabara, bigatuma barwana mbere yo kuganira. Abayobozi b'ibi bihugu nta bushake bafite bwo kugarura amahoro, bashyira imbere inyungu zabo. Isirayeli ikomeje kwagura ubutaka bwari ubw'Abanyapalestina, bituma amahoro agorana. Isi yose ntishyira hamwe ngo ikemure ikibazo mu buryo burambye. Ibihugu byinshi bifite inyungu zabyo bwite. Musabire amahoro Yerusalemu, abakugirira urukundo bazabona amahoro. Zaburi 122 umurongo wa 6. Nimusabire Yerusalemu amahoro, abagukunda bagubwe neza. Uyu murongo werekana ko Yerusalemu ari umujyi ukomeye mu mateka ya Bibiliya, kandi usabwa gusengerwa kugira ngo ugire amahoro. Ariko kugeza ubu uyu mujyi ni isoko y'amakimbirane ahoraho hagati ya Isirayeli na Palestina. Buri ruhande rwifuza ko rwawugira umurwa mukuru warwo. Tugendeye kuri uyu murongo dusomye w'ijambo ry'Imana, biragaragaza ko amahoro y'ukuri muri Yerusalemu atagerwaho mu buryo bwa gisirikare gusa. Bisaba urukundo, ubutabera n'icyifuzo cy'amahoro nyakuri nk'uko Bibiliya ibisaba. Kandi ikindi nanone, ibi bigaragaza ko ijambo ry'Imana ryabivuze na kare. Yerusalemu izaba ahantu hakomeye, ariko hanarimo amahuriro y'amakimbirane n'intambara, aho abantu bakeneye kuyisabira amahoro. Kandi nanone dukwiriye kumenya ko amahoro aturuka ku Mana, si ku ngufu z'abantu cyangwa intwaro. Intambara hagati ya Isirayeli ndetse na Palestina ni ikimenyetso cy'uko abantu batarumva ko amahoro ya nyayo ashingiye ku rukundo, ubutabera no kumvira Imana. Icyo Bibiliya twigisha ni uko nubwo politike n'intwaro bitatanga amahoro, amasengesho, impuhwe n'ukuri byavamo igisubizo kirambye. Yerusalemu ntikeneye intambara, ahubwo ikeneye amahoro y'ukuri. Kandi dukwiriye kumenya ko mu ntambara nka ziriya ubuzima bw'abantu bwangirika. Abantu barapfa, cyane cyane abana ndetse n'abaturage. Imitungo, amazu, amashuri, amavuriro, ibyo byose birasenywa, ndetse ubukungu, ubucuruzi burahagarara, ubukene bukiyongera, ubwumvikane burabura, urwango n'amacakubiri nabyo bikiyongera. Icyizere abantu baragitakaza cy'ejo hazaza, ndetse n'amahoro ugasanga ntayo bafite. Intambara isenya byose, amahoro niyo yubaka. Rero Imana ibwira abantu iti mugire urukundo, mukundane, mubane mu mahoro, kandi mwumvire Imana. Imana idusaba gusenga dusabira isi amahoro, cyane cyane Yerusalemu, kuko amahoro ahesha umugisha abawifuriza abandi. Imana ibahe umugisha. Imana ikomeze intambwe z'ibirenge byanyu. Shalom, shalom.